Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu rero ba Fab TV muri yasi y'ubumenyi bugiye butandukanye mu isi y'amafaranga, mu isi y'iterambere, mu isi y'ikoranabuhanga. Aracyari Fabu cyangwa se Fabrice kuri Fab TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi twaje kugira ngo tukwereke ubuhinzi bw'imboga zigiye zitandukanye cyangwa se ibihingwa bigiye bitandukanye tugufitiye, tukubwira ngo wowe ushaka kugira ubumenyi mu bijyanye no guhinga imboga zigezweho, imboga za dodo, pavuro, karote, inyanya, amashu, byinshi, beterave, biriya byose mwagiye mubona muri video. Turaje kugira ngo tugutembereze iyi mirima yacu, tukwereke ubuso igiye ifite, tukwereke ibyeze, tukwereke uburyo bikorwa cyangwa se bihingwa mu gihe icyo ari cyo cyose, ukweza ibigori bimeze neza, ukeza beterave zimeze neza, ndetse ukaba ufite ibishyimbo bimeze neza mu gihe icyo ari cyo cyose, yaba igihe cy'imvura, yaba igihe cy'impeshyi. Karibu rero mu muryango mugari wa Fab TV kugira ngo uryoherwe n'ikigori cyiza, uryoherwe n'imboga nziza. Banza ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu, ubumenyi tukugezaho, ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tukugezaho. Karibu rero wowe utari wabikora, banza ukande kuri subscribe, ukande no kukazogera, ndetse ukore share ku nshuti zawe, unatwandikira hasi muri komenti uko wabibonye. Niba wabikunze kandi utikinge kuri like kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Noneho wowe wabikoze, wowe wakanze subscribe, uri uw'agaciro, tuguhaye cyangwa se tukwifurije umugisha ukomoka ku Mana. Nibyo rero twaje, inshuti bakunzi, rero nibyo twabanjije kukwereka uyu murima ujyanye n'idodo zijyanye n'iterambere, tukakwereka izi ngizi ni pavuro. Ubu rero kugira ngo uhinge pavuro nziza ni uko ubanza kuzihumbika, kandi ukazihumbika wabanjije kugira gute, kuzitumbika kugira ngo zize kuba zamerera ku gihe. Warangiza kuzihumbika ahantu, nyuma ukazazibyarura, ukazitera zikaba zimeze neza. Mbere y'uko uzitera rero cunga neza ahantu ujye kuzitera uko hameze, nurangiza ubanze uhashyire ifumbire y'imborera y'itaka, nyuma uze gukoresha n'ifumbire ishoke cyangwa se y'imborera, ibintu bize kugenda neza cyane. Tugufitiye beterave nk'uko mubireba, izi ni beterave nziza cyane. Ubu beterave yera hano intoya ifite ikiro kimwe, ibintu rero bidasanzwe. Turaza kuba twakwereka izeze kugira ngo ubashe kubibona neza. Izi ngizi rero nk'uko mubireba, niki ni karote. Izi ni karote nazo muri kubona ko zishishe, zimeze neza cyane. Ni karoti zidashobora gufatwa n'indwara. Ni gute rero ushobora guhinga karoti nziza cyane? Ushobora kuba wazihumbika nazo, nyuma ukaza kuba wazibyarura uzishyira ahandi, ibintu bikagenda neza fresh cyane. Turakomeza rero tugende tukwereka ibihingwa byacu, ndetse turakwereka n'ubuso twagiye tubihingaho, tukwereke uburyo ki ushobora kuzifata neza, zo kujyaho imyanda uzisasira ku buryo bushimishije. Izi rero ni dodo zimeze neza cyane, zisasiye. Uri kubona ko ari dodo zitoshye, dodo zitoshye zimeze neza cyane. Ushobora kuba watubaza uburyo twabigenjeje, cyangwa se ushaka izihiye, ushaka kujya uzikoresha muri resitora yawe, alimentation na hotel. Ushobora kuba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero muba mureba kuri screen, cyangwa se hasi kuri description y'ikiganiro, tuba twabikugezaho bimeze neza cyane. Karibu rero mu murima w'ikintu. Ubu ni ubundi buryo ushobora guhinga, ushobora guhinga inyanya zawe, ndetse ukazivanga n'ibigori. Ni
ntihagire n'iki kimwe cyangirika. Ibyo rero byose twagiye tubigutegurira tukakwereka uburyo bimeze kugira ngo ugire ubumenyi bugiye butandukanye. Uko mubireba rero hagati y'urunyanya n'ikigori hagomba kuba harimo umwanya ufatika kugira ngo bitazakururana, cyane ko ibigori n'inyanya bitajya byicana bindi nk'ibindi bihingwa. Ibi byose nk'uko mubireba bizazamuka neza kandi bitange umusaruro ushimishije ku buryo bugiye butandukanye. Haracyari FAB TV nk'ibisanzwe rero, nongera kukwibutsa wowe utari wabikora kubanza gukanda subscribe no kukazogera, ukatwandikira hasi muri comment uburyo wabibonye ndetse wifuza ubumenyi ku bijyanye no guhinga ibi bihingwa. Turaza kuba twakwereka inyanya, ibigori, beterave, ibishyimbo, amashu, turaza kuba twagufasha ibintu bigende neza fresh. Twongera kubibutsa ko ahangaha biri ushobora kuba wifuza kugura ibihingwa bigiye bitandukanye ukayoberwa aho wabikura. Ushobora rero utaduhamagaye cyangwa ngo utwandikire, nta handi rero, aha ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga ndetse mu murenge wa Nyamabuye, akagari ka Kagitarama cyangwa se akagari ka Gitarama, umudugudu wa Nyarusiza. Ukihagera rero uraduhamagara cyangwa se ukazamuka gatoya hafi no ku murenge, bakaza kuba bakwereka ubuhinzi bugezweho bugezweho kandi bujyanye n'iterambere. Wowe washaka ibyo kugura nibyo twakubwiraga, kandi wowe ushaka ibijyanye no kugura ibihiye nabyo turaza kuba twakwereka karite tugiye dufite z'inyanya zimeze neza, amabeterave yeze, amashu yeze ndetse ubutunguru n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahari rero nka FAB TV kugira ngo tugufashe ibyo byose kandi tukugezeho ibi ngibi tuba tugutegurira, niko twabishatse kugira ngo tukwereke uburyo ibi byose bigenda bikorwa. Wowe ikindi dushobora kuba twakwibutsa cyangwa se twakubwira ko tugufitiye cyangwa se imigina y'ibihumyo. Tugufitiye ibihumyo byeze cyangwa se imigina y'ibihumyo, kandi tukubwira ko tugufasha tukaguha inyigisho y'uburyo ki ushobora guhinga ibihumyo byawe ukiteza imbere nk'abandi bakire bose. Nta handi wabikura ni kuri FAB TV, cyangwa se ni kuri FAB TV tugenda tukugezaho ubumenyi bugiye butandukanye, tukugezaho ibintu byiza cyane mu isi y'iterambere nk'uko dusanzwe tubivuga. Si ibyo gusa kandi twongera kukubwira ko hano tugufasha kugira ngo wowe ukoresha imbuga nkoranyambaga YouTube, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi zigiye zitandukanye, tugufasha kugira ngo ubashe kuzigira gute, kuzikoresha mu buryo bujyanye no kwiteza imbere, ibintu bikagenda neza cyane fresh. N'ahandi rero wabikura, hano turagufasha kugira ngo ufungure YouTube channel ihemba, turagufasha kugira ngo ufungure Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, X, byose bihemba amafaranga tukabigufashamo, tukakugira nibyo koko tukugira inama uburyo ushobora kuba wabikora ukiteza imbere nk'abandi bakire bose, nk'uko bisanzwe hano kuri FAB TV ko tugenda tugufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubumenyi bugiye butandukanye, cyane cyane ku ikoranabuhanga no mu buhinzi bugiye butandukanye. Iyi ni TV FAB tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubireba rero, izi ni umurima wa beterave. Izi ni beterave rero ziri ku buso bunini cyane, ni beterave zijyanye n'igihe. Muri kubona hasi ukuntu zitoshye zimeze neza, uko hariya hasi zimeze niko zatangiye kuzana ikijumba cyabyo, nubwo zitari zera, ariko muri kubona ko ari beterave zijyanye n'igihe, beterave ushobora kugemura muri hoteli, beterave ushobora kujyana muri
Inshuti bakunzi rero ba Fab TV, turacyabereka mu mirima yacu igiye itandukanye. Aha ngaha twageze mu murima w'amashu, muri kubona ko ari amashu ameze neza, akomeye ku buryo bufatika. Ibaze ukuntu ishu rishobora gukomera kandi ari rinini ku buryo bugiye butandukanye. Karibu rero kugira ngo tukwereke kandi tukubwire uburyo ki ushobora guhinga amashu yawe akagenda neza kandi akaba meza kandi akaba manini nk'uko mubireba. Ushobora rero guhinga, mwabonye aho twaberetse amashu ahumbitse, urabanza wowe ukayahumbika, warangiza kuyahumbika ukaza kuba uyabyarura aho wayahumbitse, uyatera mu murima wawe wateguye neza. Ushobora kuyashyira mu karima k'igikoni wateguye neza, cyangwa se ukayashyira mu murima usanzwe wateguye neza mu buryo bugiye butandukanye, bikaza kugenda neza cyane. Aha ngaha rero turi mu murima w'amashu nk'uko mubireba, murebe mu cyerekezo cyo hirya muraza kuba mwahabona andi mashu. Ni imirima igiye itandukanye minini kandi ihinze ku buryo bujyanye na kijyambere. Wowe ushaka kumenya uburyo ki ushobora kubuhinga yaba mu mvura yaba mu mpeshyi, amashu yawe akagenda neza cyane, ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri nimero tuba twashyize hasi mu kiganiro muri description, ukaza kubibona neza. Nk'uko mubireba rero, iri ni ishu, urabona rirera rikagera aho ryisatura gutya. Ni ibintu rero biba bimeze neza fresh. Ikindi kandi nk'uko rero duhora dukurikiza ibihembwe by'ihingwa cyangwa se ibihe by'ihingwa, muri iki gihembwe rero cya gatatu cy'ihingwa twaguhingiye n'ibishyimbo. Ibishyimbo bimeze neza cyane, urareba neza ndetse utubaze ngo ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo muhinge ibishyimbo bimeze neza gutya. Aha rero ni nko mu karere ka Muhanga nk'ibisanzwe nk'uko twakomeje kuba twabikubwira, aho ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bugira inama abaturage mu guhinga ibihingwa ndetse bijyanye n'igihe, bakagira inama abaturage mu bijyanye n'ubuhinzi bugezweho. Niyo mpamvu rero natwe twaguhitiyemo kugira ngo tuguhingire ibishyimbo bimeze neza, cyangwa se duhinge ibishyimbo bimeze neza bijyanye n'igihe. Muri kubona ko biri ku buso nabwo butari butoya cyane. Hano tuba tugufitiye imirima myinshi igiye itandukanye nk'uko mubireba, ni imirima myinshi igiye itandukanye. Rero ukigera hano turagushuhuje kandi tuguhaye ikaze, twongera kukwibutsa gukora ikintu cyiza cyane cyagufasha kugira ngo ujye ubona videos zacu zikugerera ku gihe. Nta kindi ni ugukanda subscribe ndetse no kukazogera, ugakora share ndetse ukatwandikira muri komenti uburyo ibintu uri kubibona bimeze neza. Tubahaye ikaze rero, ushobora kutubaza uburyo ki ibishyimbo nk'ibi bimeze neza gutya bihingwa. Reka twongere tugusabe utwemerere tukwereke umurima wacu w'inyanya zikiri ntoya, twereke ubuso tuba twahinzeho. uri kubona ko ari ubuso bugiye bufatika cyangwa se ubuso bunini cyane nk'uko mubireba. Ubu ni uburyo ushobora guhinga inyanya zawe ukazisasira neza ndetse ukazitaho mu gihe cya nyacyo, zikaza kuba zatanga umusaruro mwiza ugaragara. Izi nyanya rero nk'uko mubireba, inyanya zimeze neza, n'inyanya ubona ko zigiye zifite umwanya hagati ziba zagiye ziterwamo. nk'uko rero twahoze tubikubwira, aha uri kubona ko hagiye harimo ibigori. Ibi bigori birimo hagati nta kintu na gitoya bitwara zino nyanya nk'uko mubireba. Ubu rero turaza kuba twanakwereka zimwe zigiye zeze, turakwereka zimwe zeze kugira ngo ibintu bigende neza cyane fresh nk'ibisanzwe. Mukomeze rero murebe uyu murima wacu. Mwebwe icyo tubasaba, mutwandikira hasi mu kiganiro mutubwire uburyo mubibona, ndetse mutwake n'ubujyanama tube twababwira uburyo
Ok, twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV nk'ibisanzwe mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubumenyi bugiye butandukanye. Uyu munsi rero twagusuriye ya mirima yacu y'imboga zigiye zitandukanye. Uko mubireba rero muri kubona umurima utari mutoya rwose uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye. Aha rero twahitiyemo kukubwira ibihingwa bijyanye n'inyanya. Izi ni nyanya rero zimeze neza zifite ubwiza budasanzwe. Izi nyanya rero zimaze igihe gitoya, igihe ukwezi kumwe nako kutagezemo, ibyumweru bine bitatu zitewe. n'inyanya rero zimeze neza. Wowe ukigera hano ndakubwira ngo ubanze gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru cyangwa se ibiganiro tukugezaho bikugerereho ku gihe. Turaje rero kugira ngo tukubwire ukuntu ushobora guhinga inyanya zawe. Turagutembereza umurima wacu nk'uko mubireba, tukubwire ibanga twagiye dukoresha kugira ngo tuzihinge zibe zimeze neza gutya nk'uko mubibona. Izi nyanya rero murabibona ni inyanya zifite ubwiza ntagereranywa, inyanya zihinze ku buso bunini cyane kandi nanone mu buryo butubutse, mu buryo budasanzwe. nk'uko mubireba rero turagutambagirira aha hose, tugutambagirire umurima cyangwa se imirima yacu, tukwereke uburyo ki ushobora guhinga inyanya nziza bikagenda neza. Mbibutsa yuko inshuti bakunzi ba Fab TV ko tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga, aho wowe ushaka gufungura YouTube channel tuba twagufasha ugafungura YouTube channel ihemba amafaranga, ukiteza imbere nawe ugakirigita ifaranga nk'abandi bakire bose, nk'uko mujya mubona aba YouTubers cyangwa se abakoresha social media mu buryo bwinjiza amafaranga bikabinjiriza. Si ibyo gusa kandi tukwereka uburyo ki ushobora gufungura TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Inshuti bakunze rero ba Fab TV, dukomeza kubashishikariza kutwandikira cyangwa se mukaduhamagara mukatubaza uburyo ki ushobora gukora ubuhinzi bwawe bujyanye n'igihe mu buryo bugiye butandukanye. Inshuti bakunzi bacu rero, inshuti bakunzi rero bacu ba Fab TV, turacyakwereka mu murima wacu w'inyanya. Ni umurima munini uri kuri hegitare zitari nkeya, kugira ngo wowe ufite resitora cyangwa se uko ufite hoteli ukenera inyanya, ushobora kuba watwandikira tukakwereka. Hari iziba zeze dufite tugufitiye, hari n'iziba zitari zera. Rero nshuti mukunzi wacu udukurikira, kurikira umuryango mugari wa Fab TV, turagira ngo tukubwire ngo ushobora kugira gute, ushobora kutwandikira ukatubaza uko wabona iki inyanya zeze cyangwa se imboga zigiye zitandukanye. Turaza kuba twagutembereza mu mirima yacu, twereke imboga za betarave, twereke amashu, twereke karote, twereke pavuro, turakwereka ibintu byinshi, buri bwoko bw'imboga nyinshi cyane ushobora kuba wakenera, tuba tuzigufitiye. Ongera rero wowe ukigera hano, banza ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo dukurikirane. Impamvu rero turi kujya tubibabwira tubibibutsa, hari igihe rero uba ukigera hano bikakugora cyangwa se ntubyibuke kuba wabikora. Iyo tukwibukije kenshi biragufasha kugira ngo ubikore, uzajye ubona ibiganiro byacu cyangwa se ugende ubona ubushakashatsi cyangwa se ubumenyi bugiye butandukanye tugenda tukugezaho.
Nk'uko mubibona rero izo ni inyanya zigezweho za kijyambere, nk'uko mubibona ziri ku buso butari butoya cyane, bisaba kugira ngo tubatembereze hose, tubatembereze ngo twatangiye tubatembereza tubereka, turakomeza tubatemberezemo tubereke ukuntu ari inyanya nziza cyane zifashe neza nk'uko mubireba. Ibi ni bya bishyimbo nabyo bijyanye n'igihe, nabyo muritegereza neza murebe uburyo ki ushobora guhinga ibishyimbo ku buso buto kandi bigatanga umusaruro mwiza cyane. Rero wowe ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira ukatwaka ubujyanama ku bijyanye no guhinga ibi bihingwa bigiye bitandukanye, turahari rero kugira ngo tugufashe. Ikindi rero twabiseguraho ni uko mwatubabarira ko turi kugenda duhuza ibiganiro. Muraho neza, muraho neza. Twishimiye kubereka ubuhinzi bw'ibishyimbo bumeze neza bwa kijyambere. Niba ushaka amakuru kumenya ku bijyanye n'ubu buhinzi bw'ibishyimbo bugezweho buhinzwe neza, ushobora kuba waduhamagara kuri nimero uraza kubona hasi mu kiganiro, ubundi tukwereke uburyo ki ushobora guhinga ibishyimbo ku yindi sezo. Ushobora kubihinga kandi ikindi tukwereka uburyo ki ushobora guhinga ibishyimbo mu gihe icyo ari cyo cyose, yaba ari igihe cy'impeshyi, yaba ari igihe cy'imvura, ibishyimbo rero bikagenda neza cyane. Turahari rero, iyi ni FAB TV nk'ibisanzwe, nkubwira wowe ukigera hano nkwaye ikaze, kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Turabakunda cyane. Twongeye kukugerera hano hari imboga za dodo. Rero uburyo ki ushobora guhinga izi mboga z'idodo, wowe urabanza ugahumbika. Uko mubireba rero hari imboga ziba zarasakambuye, urafata ahantu hari ubutaka bworoshye kandi bwiza ukabucoca neza, warangiza ugafata izi ngizi ziba zarashaje ziri hejuru ukazivungurira ukazivungurira ahantu wateguye neza hameze neza. Wamara kuzivungura mu gihe gitoya ziba zimeze, iyo zimaze kumera rero ugenda uzikura aho wazihumbitse, ugenda uzitera mu mirima yawe wateguye neza. Ni gutyo rero ushobora kuba wahinga idodo zawe cyangwa se wazitegura kugira ngo ubashe kuzihinga bigende neza cyane. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu rero, nk'ibisanzwe nk'uko turi muri gahunda yo kukwereka ubuhinzi bugiye butandukanye bw'ibihingwa bigiye bitandukanye. Aha ngaha ni muri wa murima w'ibigori tubafitiye, rero turaje kugira ngo tukubwire uburyo ki ushobora guhinga ibigori byawe igihe icyo ari cyo cyose bikagenda neza. Tuguhaye karibu rero, ukigera hano tukubwira ngo banza ukande subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru, ibiganiro cyangwa se ubumenyi bugiye butandukanye tukugezaho. Aha ngaha rero ushobora guhinga ibigori byawe ukabihinga mu gihe icyo ari cyo cyose utagombeye igihe cy'ihingwa bikagenda neza. Ni gute rero ushobora kubigenza? Ushobora kutwandikira hasi ku kiganiro ukatubaza amakuru, cyangwa se muri make uko twakubwira, ushobora gufata neza ubutaka bwawe ugakoresha ifumbire itumisha ubutaka, ibintu bikagenda neza cyane, umurima wawe w'ibigori cyangwa se ibigori byawe bigatanga umusaruro mwiza cyane kandi ushimishije nk'uko mubireba hano.